yose yubaha Uwiteka, indimi zose zimushime, Uwiteka niwe mwami w'abami bose. Ndamunezerwa, ndamwishimira, umwami asumba byose, uwo mwami ndaririmba izina rye. Isi yose yubaha Uwiteka, indimi zose zimushime, Uwiteka niwe mwami w'abami bose. Ndamunezerwa, ndamwishimira, asumba byose uwo mwami ndaririmba izina rye. Mwishimira Yehova, mwishimira ibyo yakoze. Mwishimira Yehova, mwishimira ibyo yakoze. Iyo Mana twarayibonye, ibyo yakoze biraturenga, n'ibisigaye izabikora. Iyo Mana twarayibonye, ibyo yakoze n'ibisigaye izabikora. Isanzure n'ibirimo byose binyereka gukomera kwawe, abona ko nta na kimwe cyakunanira. Iyo nitegereje ijuru n'isi, umurimo w'intoki zawe, tegereza izuba n'inyenyeri, isanzure n'ibirimo byose binyereka gukomera kwawe. Haleluya, abona ko nta na kimwe cyakunanira. Tuyishimira ibyo yakoze, tuyishimira ibyo yakoze. Iyo Mana twarayibonye, ibyo yakoze biraturenga, ibisigaye itarakora izabikora. Iyo Mana twarayibonye, ibibazo twarayibonye, ibisigaye itarakora izabikora. Ifitiye icyizere, iyo Mana turayishimiye, Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 38. Haravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Haleluya. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Imana itugirira ubuntu. Iyo ugiye kureba umutwe y'amagambo uravuga ngo kwihanangiriza kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya. Imana ishimwe, data wa twese ahabwe icyubahiro. Ngo ariko umukiranutsi wanjye, haleluya,
niba koko turi abakiranutse, niba koko dukunda Yesu, niba dukunda Imana, niba twemera umwuka wera, tukemera n'imbaraga z'umwuka wera n'imirimo y'umwuka wera, twemere twizere Imana, twizere imirimo yayo, tuyizere, tuyirindire, abanyamasezerano twizere, abafite ibyo babwiye Imana twizere, abasenga twizere, abasenze twizere, abarindiriye Imana twizere, ibyo twabwiye Imana twizere, iki gitondo twizere, uyu munsi twizere, iki cyumweru twizere, ubuzima bwacu bwose bubeho mu kwizera, aho tugenda hose twizere, aho twerekeje amaboko twizere. Haleluya. Amagambo y'amaganya ave muri twe ahubwo tugire kwizera, amagambo y'ubwoba ave muri twe ahubwo tugire kwizera, kubera ko iyo udafite kwizera uba uri umunyabwoba. Iyo udafite kwizera haba harimo ikindi kintu, haba harimo amaganya, haba harimo kwiheba, haba harimo kwitotomba, haba harimo byinshi. Imana itubabarire cyane. Ngo nyamara nasubira inyuma umutima we ngo ntuzamwishimira, umutima w'Uwiteka ntuzamwishimira, ngo umutima wanjye ntuzamwishimira. Imana idutabare. Hari abantu batangiye bizeye, bagasenga bizeye, ariko kubera iki bakaza gusubira inyuma, ibyiringiro bigatakara. Garukiraho, reka tugarukiraho, tumenye neza ko niba dushaka kubaho, niba dushaka kubona ibyasezeranijwe, niba dushaka kugera mu masezerano, niba dushaka ko ibyacu bimererwa neza, tubaho bikarama tukarama, nuko twizera Imana. Ubwoba buvemo rero uyu munsi, buri kintu cyose kirwanya kwizera kivemo, hanyuma Data twishimire. Imana nitwishimira izaduha n'ibyo tutasabye. Imana nitwishimira izatugirira neza. Imana nitwishimira izatugaruka idufitiye imbabazi. Imana nitwishimira izadutabara mu makuba no mu byago. Imana nitwishimira yewe izaduha kugera kure uko tuzaba twayizeye. Umwami ashimwe. Ndagira ngo rero uyu munsi uhagarare mu kwizera. Imana twizeye niyo kwiringirwa. Imana twiringiye irakomeye. Ni ya yindi yakoze muri cya gihe cy'Abahana, ya yindi yakoze muri cya gihe cy'Abayeli. Nihinduka, ni El Shaddai, ntiyigeze ihinduka, ishobora byose, nta na kimwe itashobora. Rero reka tugarukane kwizera kwacu, twe gusubira inyuma, twe gutakaza ibyiringiro. Ibitarakemuka Data arabizi, afite ububasha, afite ubushobozi. Icyacu ni ukumwizera, icyacu ni ukumwiringira, icyacu ni ugukiranuka, icyacu ni ugusenga. Ni ibintu bitatu: kumwizera, gukiranuka, gusenga. Kugumana ibyiringiro muri we, gukiranuka, kwirinda ibyaha, gusenga. Kugumya kumutegereza, dusoma ijambo ry'Imana, dusenga. Haleluya. Kristo yamamare. Imana ibaho umugisha kubwira ijambo. Reka dusenge. Papa uri mwiza, turagushimira. Uyu munsi turasenze kugira ngo kwizera kwacu kugumemo. Kwizera kwa kundi guhirika imisozi, kwizera kwa kundi shyiraho ibitari biriho, kwizera kwa kundi kurema, kwizera kwa kundi kw'ibitangaza. Turasenze ngo kuzure muri twe, tugende twizeye, duhagarare tukwizeye, twizere kuri Imana ikomeye, kuko twarabibonye, turabihamya. Kuba duhumeka, kuba tubyutse amahoro, ni ukuri Imana ishoboye. Haleluya. Kuba biduhaye ni uko ushaka kugira ngo tugumye tukwizere, bidutera imbaraga, ko ni igitangaza gikomeye kuba tukiriho. Kuba watugiriye neza, wavuze ngo nitubeho, bitubere igitangaza cyatuma tukwizera, tugahagarara, tugashikama, tukizera ko n'ibisigaye uzabikora. Kuba tukiriho, turabakandida b'amasezerano. Kuba ukitwemerera mwuka tugahumeka, nuko no mu kanya watugirira neza, nuko wahindura ibintu Mwami. Shima Mwami. Ndasengera abantu bataye kwizera, abantu batagifite kwizera, abantu batagifite ibyiringiro, abantu bananiwe, abantu bacogoye, abantu biyobeye, abantu batazi icyo gukora, abantu bajandajana, abantu bajarajara, kugira ngo bongere bahagarare mu ijambo ryawe, bakwikomezeho, bahishukirwe uwo uriwe. Kuko nibakumenya, bakamenya kuri Kristo ntama w'Imana nzima, bakamenya kuri El Shaddai ushobora byose, barakwizera, bahagarare bashikamye. Abantu bongere basome ijambo, byiringiro bigumemo. Abantu bongere baririmbe indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, bibuka aho wakuye, bibuka aho bagejeje, bibuka ibyo wakoze, maze ibyiringiro byawe bigumemo, bakomeza urugendo Mwami.
urakoze Yesu, turagushimiye uyu munsi uganze iki cyumweru dutangiye tugishyize mu biganza byawe mwami. Ndaba ari twe Yesu muri iki cyumweru kwizera kwacu gukore, imirimo yacu tuyikorere mu kwizera, maso yacu arebere mu kwizera, ibyo tuvuga tubivugire mu kwizera, aho tugenda tugendere mu kwizera, imirimo yacu tuyikorere mu kwizera mwami, aho turi hose mu gusenga kwacu dusengere mu kwizera, imibereho yacu igendere mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Iki cyumweru tukiminjagiyemo amaraso ya Yesu. Uyu munsi wo kuwa mbere, w'ejo kuwa kabiri, wo kuwa gatatu, wo kuwa kane, wo kuwa gatanu, wo kuwa gatandatu, wo ku cyumweru kugeza ku wundi wa mbere, tuminjagiyemo amaraso yawe. Muri saha y'uyu munsi mwami, uyu munsi wo kuwa mbere minjagiyeho amaraso yawe. Ibitava ku Mana ibyo turabisibye, bisibwe n'amaraso yawe. Ibyo Satani yateguye, ibyo abakozi ba Satani bakoze kuri uyu munsi, kuri buri saha, kuri buri munota, bisibwe n'amaraso yawe mwami. Turagushimiye kuduhaye umunsi ku buntu, turagushimiye kuduhaye kubaho ku buntu. Icyubahiro kikugarukiye ni wowe mwami. Amen, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Wibuke gukora subscribe kuri iyi channel yawe, channel yacu, kugira ngo tujye tubona amasengesho ya mu gitondo, hanyuma bidufashe gusenga kandi tuzinduke dusenge. Ukoreshe ya usangize n'abandi, gira abantu byukije basenge, gira abantu hereje babwira ati ariko wakumvishije aka kantu kabyuka ugasenga, bagahaguruka bagasingiza Imana. Twige gusingiza Imana mu gitondo, twige kwamamaza Yesu mu gitondo. Urambura amaboko, nyankunda kuvuga ngo fungura umunwa usenge, ramburira Imana amaboko, shyira Yesu hejuru mu gitondo. Haleluya, amen. Shalom, umunsi mwiza.